Mama Shema nta byinshi njyewe ndi kuvuga kubera ko ndabona ibyishimo byakurenze kuko n'abadukurikiye yego ndimo ndamubona rwose iyo urangije umwaka udahumekera muri abo bagakwiye kumva yuko Imana akugiriye neza kuko iyo utangiye kugura umwuka n'utubona ibintu byose bishoboka kandi uteye Imana yacu ashobora kukubabaza kandi agukunda ujya Imana nayo irababaza se irababaza icyo ushaka kubigisha cyangwa ushaka kubigisha byose bishoboka ariko ntabwo Imana ikwanze ushobora kukubabaza ariko igukunda ejo ikazongera ikagusiza kandi ikunezeza. Reka mbahe ikaze mbashimira mwese mudukurikiye hano kuri Main Empire. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa Depiwa kanize ko mumeze neza aho muherereye hose. Yaba bari hano mu Rwanda rwiza rwacu ruryoshye rumeze neza, yaba abari aba diaspora abari ku migabane itandukanye yose y'isi badukurikira, ndetse n'abaduteza amatwi. Reka twizere ko mumeze neza, reka twizere ko muri kugira impera z'umwaka nziza. Turi mu mpera z'umwaka, turi hafi kwegereza bonane. Icyambere mbifurije ni umwaka mushya muhire, kuwusoza neza, kurangiza neza cyangwa se no gutangira undi mwaka neza mu mahoro y'Imana mumeze neza. Nk'uko mubibona hano kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa, muramuzi, ni CEO wa Main Empire. Afite akanyamuneza rwose, ndabona ari gusoza umwaka ameze neza, yitegura no gutangira undi mwaka ameze neza. Ameze neza rwose, murabibona, arabifiringa. Reka tumwakire tumuhe ikaze. By the way, mbere na mbere mbifurije umwaka mushya mwe mwese mudukurikiye, ndetse nawe Mama Shema ngo haye ikaze. Thank you so much. Uri kumva umeze ute? Ubu wavuye gusenga? Wow, ndabibona rwose, ufite akanyamuneza, uri n'ahantu heza hameze neza. Ahantu wahatekereje ute kuhaza?
ushaka kubatemberera uze kunyandikira nkabatembereza byemewe. Ndabona ari neza rwose, uri mu mavuta, ibintu ni sawa. Kandi n'abadukurikiye mbabwire ngo kubona utangiye umwaka uri hano ni munini, uba warahuyemo n'ibintu byinshi bitandukanye, yaba ibyiza yaba ibibi, ariko ikintu cya mbere uba ugomba gushimira Imana ni ukuba ugeze ku mpera zawo uri amahoro. Ni ikintu cy'ibanze ugomba gushimira Imana. Niyo waba ufite ibintu bikuremereye cyangwa se bigutesha umutwe, uba ugomba kubishyira ku ruhande ahubwo ukishima, kubera ko umwaka uba waratwaye abantu benshi, haba haragiye abantu benshi, hari ibintu byinshi uba warahombye, ariko ikintu cya mbere cy'agaciro uba ugomba guha agaciro ni ubuzima bwawe. Rero uba ugomba kubyishimira ukishima. Mama Shema, nta byinshi njyewe ndi kuvuga, kubera ko ndabona ibyishimo byakurenze, kuko n'abadukurikiye abadukurikira nabo bari kubyibonera, ni ibyishimo bisa. Reka nongere nkubaze, uyu mwaka kuri wowe wakugendekeye ugendekeyemo neza cyane, yuko twari tuvuye mu wundi mwaka utari mwiza cyane kubera covid, ariko 2023 nahuye n'ibintu byinshi bitandukanye bitari byiza, ariko nanone byiza. Nagizemo ingorane ariko zidakabije kuruta ibyiza nabonye Imana intabara muri byinshi bitandukanye. Ibyiza ni byinshi nakuyemo kurusha ibibi. Ibyiza ni byinshi. Ndongera nkubaza kino kibazo, ikintu cyagushimishije muri uyu mwaka ukavuga uti Mana yanjye, iki ngiki kirarenze, ni nk'igiki? Mukuru amahoro. Ibyo uzabigeraho kandi udafite amahoro, udafite ubuzima, n'ibyo bisaba kuba byaragushimishije. Bishobora kuba nta kintu bishingiyeho utari ubuzima, ariko iyo uri ubuzima umeze neza nta kibazo. Icyo shima Imana n'ibyo ni byinshi, ntabwo igomba kugira hano kugira. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni uko uri muzima, icya mbere ni uko nta burwayi wigeze uhura nabwo. Icyo ni cyo umuntu aba agomba kwishimira cya mbere, kuko ubutunzi bwo buraza bukanagenda, ariko ubuzima iyo bugiye biba birangiye. Ndumva umeze neza cyane, umeze neza. Ni ibintu byo kwishimira cyane. Ubwo se nk'ikintu kibi cyaba cyarakwatatse cyo cyaba ari ikihe? Ntacyo. Ikintu cya mbere ni amashimwe, ni uko ibyahageze byose byagombaga kuza. Yego ndimo ndamubona rwose. Emerine, uti wavuye gusenga, cyari icyumweru cy'amashimwe, by'umwihariko ari icyumweru gisoza umwaka. Ese muri uyu mwaka wewe ubuzima bwawe byari bimeze bite? Ni nk'ikihe kintu cyagushimishije muri ubu buzima bw'uyu mwaka? Byagenze gute? Tubwire. Uyu mwaka cyashimishije cyane, aha agaciro nuko ndamahoro. Ikindi cyashimishije ko narangije. Wararangije. Aho ngaho bivuze gutyo rero mpita nkubaza nti icyo wishimiye mu kurangiza amashuri yawe, waba waratsinze bimwe byiza bifatika? Birumvikana nk'umunyeshuri, nk'umuntu umaze urugendo rurerure ari ku ntebe y'ishuri rutoroshye mu myaka 10 n'ingahe, aba ari urugendo rurerure cyane. Umuntu iyo arushoje aba agomba kubyishimira. Noneho by'umwihariko urushoje muri uyu mwaka, ni ibintu byo kwishimira cyane. Ese ni nk'izihe mbogamizi waba warahuye nazo muri uyu mwaka muri rusange, cyangwa se ikintu cyakubabaje muri uyu mwaka ukavuga ati ntabwo nari nzi ko ibi bintu byagenda gutya? Cyaba ari nk'ikihe?
basimuta no kwiga birumvikana ubwo ikikubabaje bihita birangirira aho ngaho. Ni byiza cyane. Wenda tubajije na garandi seri wawe cyangwa se sisita mukuru wawe, weho iyo ubonye uri kumwe n'umuvandimwe nka gutya uba wumva bimeze gute? Numva bishimye cyane, ndabona nezerewe kuko ahantu kumwe n'abo batuye ntabwo byegeranye. Harimo intera. Kubona umuvandimwe akugezeho wumva wishimye, ubonye musangira ibyishimo, ndumva nezerewe. By'umwihariko musoza umwaka ati dusangire ubunani n'iki n'iki. Ni byiza cyane. None se ni iki mwakwifuriza nk'abantu baba nabo bari mu mpera z'umwaka, wenda ugasanga nk'umuntu ari mu majune cyangwa se ari mu bihe bitamworoheye? Ikintu n'abantu bakeneye impaya ni uko abababaye bihangane, kuko isi turimo kubabara no kwishima biba bigendanye, kandi Uwiteka Imana yacu ashobora kukubabaza kandi agukunda. Ujya Imana nayo irababaza se? Irababaza. Oya. Bitewe n'icyo ushaka kukwigisha cyangwa ushaka kukwigisha ko byose bishoboka, ariko ntabwo Imana ikwanze. Ishobora kukubabaza ariko igukunda, ejo ikazongera ikagusiga kandi ikakunezeza. Yes, abantu bababaye, abantu barwaye nibo mba numva bababaye cyane. Abantu bafite ibindi bibazo bitandukanye, nababwira ngo bihangane, nababwira ngo bakomere. Yes, ikindi nabwira abantu bagomeje kunshyigikira, abantu bagomeje kumfata mu mugongo, babwira ngo mukomeze. Iyo uvuze gutyo uvuze ngo hari ukuntu byagenze mbere. Hari ukuntu byagenze. Ariko ubu ngubu turi mu mashimwe. Byararangiye ubu turi mu mashimwe. Ntago nabyo ntibyabura kuza kuko nyine niyo si turimo, ariko iyo wishimye uba ugomba kwishima nyine ibyakubabaje nabyo ukabishyize ku ruhande. Wabahumuriza ubabwira uti mujye mugerageza mwishime. Yego. Yes, hari n'abantu ntabwo bazi iminsi njya ku bitaro bafite babarwayi, nkabona abantu iyo urangije umwaka udahumekera muri uriya mwuka bakuru, bagakwiye gushima Imana, bagakwiye kumva yuko Imana akugiriye neza, kuko iyo utangiye kugura umwuka uhita ubona ko ibintu byose bishoboka wanapfa. Ariko abantu nibwo uhita utangira kubona ko nta mikino. utangira kubona yuko isi ibintu byose urimo atari ibyo wihaye, utangiye kubona yuko ubuzima urimo wanapfa. Ubwo muri make yanjye icyo ndi kumva uri kuvuga ni uko abantu bagerageza kwishima mu bihe byose barimo. Bakishima. Noneho hari abantu ugakunda kumubona ugategereza ngo ndamubwira ngo ndamukunda, n'ibyo n'ibyo bitavuye ku nzira. Ariko nagira ngo mbwire abantu bakeneye gukunda umuntu, mukunde unamwereka, uri muri bonasi. Wagakwiye nko gufata impano nubwo kaba ari akazi gatoya cyane, ariko ugaha umuntu ukunda mu gihe akiriho, kuko nawe yapfuye n'undi uzajyana bizaba ari bugufi. Ariko tugaragariza abantu ko tubakunda bakiriho. Yego. Wenda tugana ku musozo, nagushimira cyane. Nkanagushimira nawe sisita we Emeline. Imana ibahe umugisha, nkomeze mbifuriza umwaka mushya muhire. Tuzasubira ubutaha. Ari Dapiwa.